Yes mota. Hoya ntago ari kure wowe. Hoya naha Kimironko urenga kuri gare gato. Wegera imbere gato usa nkugera kuri dekeza. Naho ngaho. Hoya mota nta bibiri aho nta mafaranga 700. Hoya ni 700 nta Mota ibyo byo kubyibuha byihorera ibyo byo kubyibuha se. Okay, kubera byibukire reka nkurengera uzo desabe 900. Motari waretse ko nyivangira mu buzima mwana. Nese ubutangiye kuzana ibintu ngo ni umugore, nimba ari umugore aramazima ntacyo bivuze, weza ari umuntu nimba aje kundeba muzanye. Nimbe sasi yarahenze natwe ibiyaga barabifunze Bugande man sinarobagase. Barabifunze wowe uramuzana se ntumuzana. Oya nta by'amahane mota. Oya ibyo ndabyumva pe, ibyo ndabyumva. Urambwira gahunda ya leta se yuko bagiye guca moto za esasi bakazana iz'amashanyarazi, ibyo birandeba koko man. Ahubwo iz'amashanyarazi nizo za fresh nizo sawa. Oya wingora wikomeza kundushya pe, wikomeza kundushya. Oya ntabyo icyatanu, reka basi tugire icyabiri. Icyabiri uramuzana ntabwo umuzana. Shamota byihorere mani, byihorere munsubize tuvugane byihorere. Ese dafuro we ntaguze ibintu byo gutega mani, washatse indi moto mani. Ni ngombwa uwo mumotari. Kuba uvuye muri Nyaruguru menya kurangije segonderi, uri umusirimu wize segonderi uvuye Nyaruguru, ibyo ndabyumva. Shaka undi mumotari nimba wowe wari umubonye umureke. Nimba amafaranga yagushiranye ibyo wibimbwira mwana, ibyo wibimbwira shaka ukuza. Uhore wumve sha ibinyacyaro ntimutana ninda natetse se hano muri Kigali ko turya nimugoroba uraza nicyo kikuzanye kurya cyangwa ibikuzanye nibikuzanye ukabikora, ibyo turaba duteka. Oya sawa ya nanone da wirakara mani, wirakara ntago naringamije kukubabaza wirakara. Okay none humva rero nkubwira. Shaka umumotari w'inzoba, abamotari b'igikara w'umujinya baba bafite ntago uwuzi, baba bafite n'umujinya w'iki n'iki. Shaka undi w'inzoba mbwira. Niwongera kumubona ubwo wongera umpamagare. Ako banguka mwana banguka. Sawa ubwo urambwira. Okay sawa ntari. Karengane? Yes boss. Wino hano. Hasi nkawe. Ushyize isaha ko kukiryamye. Rega ana amasaha yo kuryama cyangwa wagakwiye kuba uri mu kazi uri ufite ibyo uri gutunganya. Sha boss ndabara sinamenye igihe bwakireye kabisa. Hari igikorwa cyitwa mukobwa jana cyo mu cyaro kimereye nabi aho nagereye i Kigali. Boss ntukajye biseka, rega byose niwe bitera. None si uhinduranye ibigore hano muri iyi nzu. Reba icyo warazanye si cyo uzazanije. Ngareba nka cyateteye. Kubitaho cya Vanessa. None nejo bundi nagiye kubona mbonye uzana urukobwa rura none n'urwahe. None se ibyo nibyo ushinzwe kureba cyangwa ushinzwe gukora akazi nakuzaniye hanga? Nyine nanjye naryamye kandi naraye ndyamye bitinze nawe urabizi. Urakizanye ndindira ko kigenda ngo mpindura amashuka dore ko mwana yadihije. Mbabara n'ubundi acyafite ibitotsi bira bintu warabikoze we ntubarabibo abakoresha bi. Karenga ibyo bintu ntago ari byo. Mbabarira pe, mbabarira ntari nta birenze kabisa, mbabarira tu. Genda uca urebe ibintu utunganya vuba. Gutya ngiye mu kazi
nze usange watetse ahubwo nta n'amafaranga hari siga amafaranga yayandi waransigiye nimugoroba cya gikorwa kinywa amayoga nawe warabibonye nta mafaranga ufite nayo afite yarayashize amafaranga naraye ngusigiye yose wayamaze asa ntuzi ko bya bine byaraye bisigaye yanyatso bibiri agiye gutega ndangije mugura muha n'izindi senyisa ngo za rubi zo gukura miliyoni mifuko y'amayoga ubu tuvugana hanga sigaye turubaza zagura iki noneho nakumira genda mu kazi ndakohereza amafaranga ugenda ujye guhaha wikoreka uburaya bwenda buzi ushobora kujya mu rw'abagore ako uburaya ibyo biba bikureba aha none gukora akazi ko ntagiri hanibuye nubwo ndi umukozi nakugira inama boss waje kureba iby'uburaya bwawe aha uri ikima nako mbabarire ntago ari cyo nari ngambiriye nturakara ariko nturakara genda usanga ibintu byose wabitunganyije sawa ntaribi usanga ibintu byose biri ku murongo ubwo ndakubipa sawa rero sawa mbega umunaniro we mbega stress z'akazi si umuhungu noneho wa hano si ubungubu noneho ndasanga ari ibintu yakoze hano mwinzura ko mbona nk'aho atangiye kunanira we Karengane yes boss Karenga yes ngwino hano naje ase boss nawe uza busamba hasi wawe use kuje utamamagaye ako se nguhamagara nkubaza iki koko oya nese ubu wakabaye uje wambwiye inshingano zawe ese uraza womboka ko umuntu amamagaye naye ngiye kuzana icyo umubwo nkiguteye ntabwo za hano wowe muzizo turakanye nuko ababosi muteza abakozi ibibazo ubu nguteye icyuma ukajya kundega kuri ribu si wowe wawe uraza bujura womboka unyonyomba oya nese hano ushinzwe kuba umusekirite hano uryo ushinzwe abaza n'abagenda ntabawe neza sishinzwe umutekano w'uru rugo rwose oya upfuye ntibakumbaza hano akazi nakuzaniye ahangaha nako gutunganya imirimo yo mu rugo sinakuzaniye akazi ko kuba umusekirite icyo wacyumvishe neza kuje uvuga nabi ni ubuhorora wacyumvishe byumvise ntukamfatanye na stress z'akazi rero ndabyumva genda unzanire ibiryo hano nirire aha sawa genda gira vuba vuba sa naho ndasanga wanatetse wagira ngo warasaze sinzi ibyo usigaye wirirwamo ahubwo bose ise ni ibiki kandi usanye n'ubundi ngewe ngutumye amafunguro ngo mufate uzana amatorosho ngo ugiye gukora ahubwo igize ako Karenga usigaye warasaze muri uru rugo cyangwa ufite ikibazo cyo mu mutwe nzakujyane kukuvuza basi sobuje bujura bimenye uragiye mu kazi mu kanya umpaye amafaranga yego nshimye ko ntarajya guhaha ugarutse bujura wumva ubu usanzwe uzasanga ngarutse bujura se ni wowe umenya amasaha ngira ku kazi ni wowe umenya amasaha mvira ku kazi nza niko Karenga cara hariya tubanze tuganire niko ntabwo uzi ikintu waje gukora hano ntabwo uzi inshingano zawe ugomba gukora hano muri uru rugo kugira ngo njye nkubwire ikintu urangiza ufungane umutwe uzajya unsuzugura bigeza ngutume ibyo kurya unzanire itorosho n'amazi usuze gutorosha wiri ukora iki izi saha nibwo uje gutorosha mu nzu nibwo uje gukora amasuku njye hano ufite ukuntu nateguye akazi kanjye nk'iporogaramu mfite ukuntu mbikora izi saha nizo nkuru narangiza gukora porogaramu wo ngateka rero wibyegereza umutima hano muri uru rugo ni wowe wiporogaramu akazi cyangwa ugomba gukora icyo nakuzaniye gukora uhize uvuga Karenga reka nkubwire rero niba ari imico mibi utangiye hano umbwire njye nawe tutazaserera tutazapfa ubusa Karengane so ubundi iyo ujya muri za ndaza nako ntabwo ari indango ni indangamirwa iyo ugenda zikakugaburira uje nturumu nabi zikangaburira njyewe uje nturumu nabi mfite ukuntu upanga akazi kanjye usanzwe usanga byahiye nijoro uza ugwirirana ugenda ugwirirana wasinze nterura n'ibyo bikobwa uje ntukumbwirana usuranyuka inabi koko bosi Karenga reka nkubwire ibi bintu nutisubiraho
nutisubiraho oya ntabyo kwisubiraho nta kintu cyaba ni iki se cyabaye ni iki cyabaye ko njyewe aho uri kunyivangira mu kazi njye ngutuma ibyo kurya nurangiza uzana amatorosho n'amazi uje gukora Karenga tutazaserera njye ntazakumena ntazakumena uwo mutwe ntukanzane umutwe ubyimbye ahangaha urumva ujye umenya ko amafaranga avuna akazi dukora tuba twavunitse wabyumvisha asondi boss ko uturetse ibintu byo kwirenga tugiye mu mitsi tureke ko nkuba kuri zagusubiza iwanyu tugiye mu mitsi wakandira nzagusubiza iwanyu mu cyaro ibyo byo mu cyaro wikorera amabuye ibyo byo kujyana mu cyaro iyo bivuze nibuka wankuye ku mushogoro uzi umushogoro n'ibirayi baroba twaturaye dutoya baroba tutarera none utangiye kwigira ibiki agasura ko ndakagushimira barakama ariko nawe ntabwo waza unzamukana gutyo none utangiye kwigira ibiki aya ntabwo ari icyo naringambira ariko nawe ntukagira ariko wajya umenya kuganira sese tuba turi kuganira wowe si kuri gaze boze ariko igihe tubanye amezi 8 tugiye kumarana harabura ningo umwaka wuzure nturamenyera ko byo menya nguhaye iminota 2 n'amatiyerisi 10 vuba mu gikoni iminota 2 n'amatiyerisi 10 uzanye ifunguro hano komeza wabyumvise irukanki wiragara ariko wiragara vuhamagara cyava neza mu vuba sawa ndaje Hello guys, amazina ni Kwizera Olivier. Nzajya nkoresha Karengane mu mazina y'ubukinnyi. Tubazaniye filime za short movies zirimo gusetsa. Tugiye gukina ku buhe buzima rero? Tuzibanda ku buzima bujyanye n'ubuzima bwo mu ngaha hanze biri gucika, ibintu biri kuzamba. Abantu mushaka kumenya ibintu byose bibera muze mutwegere, muze mudusange, tubahe ibintu byiza, tubahe ibintu biryoshye, binogeye amatwi, muzishima pe muri rusange. Murasabwa iki rero? Wowe genda ukore subscribe kuri YouTube channel yitwa IBTV Rwanda. Ni isanzwe B TV Rwanda. Ukore subscribe, ukore share, utere comment, muze tubane. Muzishima, tuzabakinira ibintu biryoshye. Ndi kumwe na mugenzi wanjye tuzadukinana, ni nawe boss, niwe producer, mumbabarire, ariko tugiye kubaha ibintu biryoshye, nawe yababwira, muzishima kabisa, muzanezerwa. Okay, murakoze cyane abakunzi ba IBTV Rwanda, tubanje kubasuhuza. Okay, amazina yanjye ni Bikorimana Eric. Nitwa Bikorimana Eric. So, ndi kumwe rero na mugenzi wanjye ahangaha. Twabateguriye ibintu kabisa bimeze neza. Tugiye gutangira kubagezaho films, shoot movies. Ni ibintu tugiye gutangira gukora, ni projet tugiye gutangira gukora, tuzajya tuyinyuza kuri IBTV Rwanda nk'ibisanzwe. So rero abakunzi ba IBTV Rwanda turabakangurira kwitabira cyane, ndetse nawe utarakora subscribe kuri IBTV Rwanda, turakubwira ngo kandaho kabisa ukore subscribe. Tuzajya tubana umunsi ku munsi, tubagezeho content ameze neza cyane. So ni film, ni short movies tugiye gutangira, tuzajya tubagezaho films arambuye kabisa. Ni ibintu byiza cyane, kabisa. Icyo mbasaba ni ukudacikwa, ni uguhozaho amaso kabisa, mugakora subscribes kabisa kuri IBTV Rwanda. Tubijeje ko tuzabashimisha kabisa, tuzabanezeza. Ibintu ni umuriro kuri IBTV Rwanda. Abantu bicikanwa, ni musharinge channel, muyihereza abashuti, ni content tugiye gukina. Ubu uri umwana, ubu uri urubyiruko, ubu uri umumama, ubu uri umupapa, ubi warabyaye ubutarabyaye, uzisangamo pe, kandi muzaryoherwa. Tuzagerageza gukora ku mpande zombi zose, ku buryo buri buzima bwose bw'isi buriho tuzabunyuramo. Abantu muzaryoherwa, muzishima, muzabona ko tubazaniye ibintu byiza. Wowe icyo ugomba gukora ni iki? Bwira inshuti zawe, menyesha inshuti zawe aho ari hose postinge ni IBTV Rwanda. Ni ibintu byoroshye, ni ibintu bitazabagora. Muzishima pe, muzaryoherwa cyane kabisa.